abahanzi tujya tubona bamamaye bakagera ku rwego rwo hejuru. Muradusobanurira neza, mwebwe mwaba mufite plani zo kuba mwava muri izi ndimbo zo kuba mwaramya Imana, mwashimira Imana? Mutubwire, mufite plani yo kuba mwavamo cyangwa muzakomeza mu ndirimbo zisanzwe? Simagarara njya maranira gusoza uyu murimo. Okay, nk'umurwayi urwaye wihebye, ni iki mwamubwira? Yesu arakiza n'inkovu zigashira shira. Okay, buretse mora nzakomora nubwo utonekara. Okay, reka nkubaze nabwo ari kuri nzayimana nzagukorera iki ngiki. Ese nk'umuntu wigeze ugerwaho n'ubwo buhanuzi wabashije kuba yabona ibyo bintu, ni iki mwamubwira? Ubuhanuzi bwe bwasohoye, isaha yo gukora kwanjye yageze. Okay, murakomeza n'ubundi mutubwira ni iki? Umutaka. Yes, murabyiyumviye rero, iyo ni challenge. Icyo twabwira abakunzi b'Imana Irahari TV, koko nk'uko nyine izina ribivuga, Imana nyine irahari. Umuntu wihebye nyine Imana irahari. Imana irahari ku barwayi, Imana irahari nyine ku bantu bose, Imana irahari. Imana irahari. Yeah. Murakoze cyane. Hanyuma harya ni Sister Queen. Yeah. Ni iki wabwira? Murakoze. Ikintu nge nabwira abantu bakurikira Imana Irahari TV, nibakomeze kuba bakanda subscribe ndetse banatere comment ku byo babonye twakoze imbere. Yego. Tunabashishikariza gusenga. Yego. Nkuko bakurikira Imana Irahari TV, naho aho bari bose nyine bajye bumva ko Imana ihari iri kumwe nabo. Twumvise ko nyine n'Imana ikiza n'abimana ibakiza. Bwira abana banyu nabi, mwigishe nyine ugira ikintu mubwira. Reka dusenge. Uwiteka Mana nziza, ndagushima kuri Imana ikomeye, ndagushima kuri Imana itanga byose umuntu yifuza. Uwiteka rero muri kano kanya kanya Uwiteka turi abana turi imbere yawe. Uwiteka nkweretse babana Uwiteka batari hano hantu, nkweretse babana Uwiteka batari mu nzu, bamwe barara ku mihanda. Uwiteka n'abandi bari mu nzu ariko babuze ubwishyu. Uwiteka Data, ndagira ngo ubane natwe. Uwiteka utanga amafaranga y'ishuri kuri bamwe mu babyeyi bacu, abana Bakunzi b'Imana Irahari TV, turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane namwe. Nkuko bisanzwe, amazina yanjye ni Pascal cyangwa se Pasi. Imbere yacu tuhafite abatumirwa batandukanye n'abandi twagiye twakira. Uyu munsi twagiriwe umugisha udasanzwe wo kwakira urubyiruko cyangwa se ugwaruka mu Kirundi, ari bo bigeme. Imana y'amahoro rero ibahereza umugisha ubwo mwahisemo gushyira umurongo kuri channel yitwa Imana Irahari TV. Uwiteka Imana abahereza umugisha. Hanyuma turabasuhuje, turabasengera kandi turabakiriye Banyarwanda ndetse n'abari hakurya y'amazi, hakurya y'imbibi z'u Rwanda, diaspora mwese muri rusange. Turabakunda kandi turabashimira umuhate wanyu ndetse n'ubufasha mudahwema kutugaragariza. Batumirwa bacu, Yesu nashimwe. Ahimbazwe. Yesu ahimbazwe cyane. Amazina yanyu mwitwa bande? Yes, murakoze. Amazina yanjye nitwa Uwizeyimana Queen, ariko bakaba banzi ku izina rya Sister Queen. Uwizeyimana Queen bakuzi ku izina rya Sister Queen. Natwe tutize rero birakomeye. Nawe turakwakiriye. Murakoze. Nitwa Mutubutatarine, abazwi ku izina rya Sisterine. Yeah. Sister Queen. Sister Queen na Sister Arine. Ubwo amazina yawe ngo ninde asanzwe?
mutuye butatu arine butatu butagatifu Imana n'umwana n'umwuka wera. Amena. Imana ihabwe icyubahiro. Ndishimye cyane n'ukuri ndafashijwe n'ukuri Imana ishimwe. Mu kandi kanya bari kumbwira ngo hari abana batoya bari kunshaka ngo kandi abo bana bafite amavuta ngo abo bana ngo bari mu impano z'Imana ngo zidasanzwe. N'ukuri ntabwo tuza kurambirana. Abantu henda bari kwibaza ati ese Mana yanjye noneho bimeze gute? Bariya bana ni iki kibazanye kuri kamera? Ngaho nanjye ni mumbwire ko mwambwiye ko bambwiye ko mufite impano nyinshi kandi ngo nziza. Ubundi Sister Queen ni Sister Queen. Impano yawe wowe ni iyihe? Yes, njye na mugenzi wanjye Sisterine turafashanya muri rusange tukaba twiga muri Jessica Gugu. Yego. Tukaba turi abanyamakuru b'ikigo cya Jessica Gugu. Twakira abanyamakuru. Ese kumbi muri n'abanyamakuru? Muri abanyamakuru ku kigo cya GS Kagugu. Abadukurikiye mwese mutuye ku Kagugu ndetse n'abiga ku Kagugu turabamenyesha ko abanyamakuru banyu tubakiriye kuri Impano Irahari TV mubakurikire cyane. Hanyuma Sisterine. Sisterine. Wowe impano wiyumvamo iruta izindi ni iyihe? Imana niyumvamo naniyizera. Ni impano y'ubunyamakuru. Impano y'ubunyamakuru. Ubwo na Sister Queen nawe ni Sister Queen? Na Sister Queen nawe araza kutubwira wowe impano wiyumvamo kurenza iyindi ugomba kugaragariza abanyarwanda n'abari hanze y'u Rwanda ni iyihe? Kubera ko nkora ibintu byinshi nkunda ubunyamakuru ariko nkaba ndi n'umunyeshuri ukunda kwandika ibintu by'imyandiko mu Cyongereza. Yego. Sasa reka rero noneho mbanze mbasengere. Ndabona muracyari batoya mungana n'abana banjye. Uyu munsi ndi kumwe n'urubyiruko ndumva nanjye nezerewe. Reka mbasengere Imana kugira ngo umwuka wera abayobore ahasigaye noneho mbahe rugari mwidagadure. Data mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye kandi turaguhimbaje. Tugushimiye yuko wabanye natwe katurinda. Tugushimiye ku bw'abana batoya bafite impano zitandukanye. Mbashyize mu biganza byawe kugira ngo iki kiganiro kize kuba cyiza, kibe ikiganiro cy'umugisha, kibe ikiganiro cy'umumaro, kigeraho gikura abantu naho kibajyanye. Kandi unyemerere umwuka wera abane nabo. Harimo witwa ubutatu butagatifu. Ni koko ubutatu bwera buze kubana natwe. Bisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Karibu turabakiriye. Ngaho mugaragaza impano zanyu. Yego murakoze. Ikaze kubashyize ku Impano Irahari TV na Decote Radio ikorera muri GS Kagugu. Aya ni amakuru mu Kinyarwanda mugiye kugezwaho nanjye Sisterine na mugenzi wanjye Sister Queen. Yes, turaza kubagezaho byinshi byihariye cyane mu mashowbiz aho tuza gukora na challenge ku ndirimbo zigiye zitandukanye. Rero turaza kuba twababwira byinshi mwishimira, byinshi byihariye ni mukanya. Yes, tubibutsa ko mwakomeza gukurikirana Decote Radio ahantu henshi hatandukanye. Sisterine urabivuga iki? Yes, Decote Radio ni ya radio izaza kuba yakugezaho amakuru agiye yihariye kugira ngo ubashe kuba wakumva byinshi bigiye bitandukanye, amakuru yizewe. Nandi ndi kuri Decote Radio tukubwira ngo keep on try, ubashe kuba wagerageza ubone byose ukeneye. Yes, reka twinjire muri showbiz aho ejo bundi haje kuba inama cyane ishingiye ku buhanzi hano mu Rwanda, aho minisitiri yari ari kubabwira ibintu byinshi bigiye byihariye, aho bahanzi baje kubabaza ibibazo bigiye bitandukanye mu buzima busanzwe bw'umuhanzi, n'abahanzi rero baza kuba bavuga ku bijyanye n'ibyifuzo byabo. Baje kuba basaba yuko bajya babwa performance yose muri buri nama irabera hano mu Rwanda, cyane yuko twaje kubona bimwe mu byamamare hano mu Rwanda byitabiriye nka Israel Mbonyi, Andi Bumuntu, Miss Muheto, Miss Jolie ndetse na Miss Naomi ndetse n'abandi byinshi byariye. Queen, muri showbiz hari kuvugwamo iki? Yes, urakoze cyane Sisterine. Muri showbiz uyu munsi dufite haravugwamo umugabo witwa Ndimbati akaba ari umugabo ukunzwe cyane muri sinema nyarwanda. Akaba nyine abafana be bakaba bifuza kumenya aho niba yifuza kuzakora ubukwe mu minsi iri imbere, kuko bategereje ubukwe kuva kera atazamera nka Papa Sava.
Yes, reka dukomeze ndetse no muri sinema nyarwanda hano aho turaza ku cyamamare kizwi cyane nka Seburikoko cyangwa se Papa Sava, akaba amazina ye nyakuri ari Niyitegeka Grace. Mu rwego rwo kudakorera ubukwe abafana twemeje yuko tuzatumwereza amavideo ndetse n'amafoto by'abantu bakoze ubukwe kugira ngo turebe yuko yashyirwa agakora ubukwe, kandi kuri urwo rwego agakora forward no kuri King James. Yes, East African Party yari itegerejwe na benshi cyane muri Afrika ndetse no hanze ya Afrika, ikaba yarasubitswe muri 2024 aho benshi bari biteze ko izaba mu kwa mbere, ikaba yarasubitswe, bikaba byarababaje abantu benshi cyane ndetse n'abafana bayo. Tukaba tuvuga ati East African Party nibihangane bayidusubirizeho. Reka tujye no ku yindi nka rebo yarizwi yitwa nka Kinkasi Music, ikaba yabazizwagamo Bwiza, Niyo Bosco ndetse na Mico the Best aho ejo bundi yaje kuba yavamo. Nibwo rero iyi Kinkasi Music rebo yaje kuba yatandukana cyane yuko benshi bavugwa yuko bataramenya ibyaba byabatandukanyije, ariko muri urwo rwego hakaba harimo umukobwa witwa Bwiza cyane mu makomenti y'abafana ba Bwiza baje kubigarukaho cyane yuko dufite amakuru yuko Bwiza ashobora no kuba yitegura ubukwe n'uwari uyikuriye ariwe Jean Claude. Yes, reka tugaruke ku munyeshuri ukunzwe cyane muri Jessica Gugu, aho ari umubyinnyi wa modern dance, akaba yifuza kuba yagira abamukurikira benshi cyane. Bamusanga kuri TikTok yitwa Rugenera. Yes, reka dukomeze n'indirimbo zariye hiti muri uyu mwaka wa 2023-2024. Muri izo ndirimbo rero twahasanga iya mbere ni nk'iye Queen. Yes, urakoze cyane Sisterine. Indirimbo ya mbere yariye hiti ikaba ni ya mbere ku mwaka wa 2023 ni Food twa ya Element na Roskana. Yes, iyabaye iya kabiri rero nayo ni Bana by Chris Easy and Shafi. Yes, reka dukomeze na ya challenge y'indirimbo cyane uyu munsi turaza kujya ku bahanzi kazi nabo bakunzwe hano mu Rwanda ariwe Dorcas na Vestina, tukubwira byinshi byihari kugira ngo bize kuba byagenda neza. Rero ngiye kuba namera nkubaza Queen mu rwego rwa ba Dorcas abashe gusubiza mu ndirimbo za ba Dorcas. Ese Dorcas, mutubwire mbere mutaramamara, mutameze nk'uku mwabashije kuba mwamenyekanwa, mwari muzwi nko ku ishuri cyangwa se no mu karere mubamo, ese kano kanya mwamamaye ni iki mwabwira Imana, mwayishimira mu beboryo? Nanjye nahawe ijambo kuko byemewe na nyiri ijambo. Hoye koko mwahawe ijambo turabyemera, ariko mudusobanure neza mu ndirimbo zanyu dukunze kumvamo ijambo Yesu. Ese Yesu muvuga mwamamaza mubwira abantu uwo Yesu ni nk'iki kuri mwebwe? Kuko ari papa, kuko ari papa, kuko ari papa. Okay, turakomeza n'ubundi tubabaza, ese ko tuzi yuko mujya gutangira kuba mwazamuka hari za negative comment nyinshi twigeze tubona zibaca intege zibabwira yuko mudashoboye, ese mutubwire, turi kubona muri ku rugero rushimishije hano mu Rwanda, muri mu rubyiruko ruhagaze neza, ese mutubwire hari icyo mwakoresheje kugira ngo mubarwanye? Iwe ryo kwizera yampaye niryari gusha Goriyati. Okay, turabyumva. Abahanzi tujya tubona bamamaye bakagera ku rwego rwo hejuru, muradusobanurira neza mwebwe mwaba mufite plani zo kuba mwava muri izi ndimbo zo kuba mwaramya Imana, mwashimira Imana? Mutubwire, mufite plani yo kuba mwavamo cyangwa muzakomeza mu ndirimbo zisanzwe? Simagarara njya maranira gusoza uyu murimo. Okay, reka twigarukiye mu buzima busanzwe bwa hano mu Rwanda. Tuzi yuko hari abarwayi barwaye ndetse banihebye cyane. Ese mutubwire, nk'umurwayi urwaye wihebye ni iki mwamubwira? Yesu arakiza n'inkovu zigashira shira. Okay, buretse gatoya nabwo murakomeza mudusobanurira, amatsiko ni menshi. Ese mutubwire, niturabona muhimba indirimbo ya nk'iyo guhumuriza abantu ku bijyanye na jenoside yakorewe abatutsi hano mu Rwanda, ariko mwatubwira nk'umuntu yigeze ugira igikomere bitewe na jenoside yakorewe abanyarwanda hano mu Rwanda, ni iki mwamubwira bitewe n'indirimbo zanyu? Nzakomora
nzakomora nubwo utonekara. Okay, reka nkubaze nabwo, ese ko tuzi yuko hano mu Rwanda hari ubuhanuzi buhari kandi abahanuzi twemera bari kuri nzayimana nzagukorera iki ngiki, ese nk'umuntu wigeze ugerwaho n'ubwo buhanuzi wabashije kuba yabona ibyo bintu, ni iki mwamubwira? Ubuhanuzi bwe bwasohoye, isaha yo gukora kwanjye yageze. Okay, murakomeza n'ubundi mutubwira ni iki mwifashisha kugira ngo Imana ikomeze kuba yabarindira hano muri nimuvugwe nabi kugira ngo byamamare, ahubwo mugakomeza mwamamaza ubutumwa bw'Imana. Ni iki Imana mubona ibarindisha? Ya mbere y'umutaka. Yes, murabyiyumviye rero, iyo ni challenge kuri ba Dorcas na Vestina. Amakuru nakagaruka kuri nge Sister na Sister Queen. Murakoze. Mufite impano iteye ubwoba, ufite impano iteye ubwoba ariko inateye ubwuzu. Ngewe biranejeje cyane cyane, ni mu Rwanda rw'ejo kandi muri Rwanda rugari, muri na Rwanda rushya. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Hanyuma nanjye najya mbasengera kugira ngo Imana ibakomeze kandi izabahe kwiga amashuri menshi. Ariko mfite ikibazo nshaka kubabaza, ko ubareba abona muri abana ariko mukaba mukoze ibintu nk'iby'abantu bakuru, ubundi ubwo bwenge murabyiga cyangwa ni impano Imana ibahereza? Ni Imana, ni Imana iyibirimo. Kandi mbonye mwari muvuye no mu rusengero, mwari muvuye mu rusengero muvuye gusenga Imana. Yego. None se ababyeyi banyu nabo barasenga cyane ra nibo mwigiraho? Ababyeyi bacu baba basenga. Mubandamukirize. Yego, nta kibazo. None ni iki mwabwira abakunzi b'Imana Irahari TV yenda tugana ku musozo? Icyo twabwira abakunzi b'Imana Irahari TV, koko nk'uko nyine izina ribivuga, Imana nyine irahari. Umuntu wihebye nyine Imana irahari. Imana irahari ku barwayi, Imana irahari nyine ku bantu bose, Imana irahari. Imana irahari. Yeah. Murakoze cyane. Hanyuma harya ni Sister Queen. Sister Queen. Ni iki wabwira abakunzi b'Imana Irahari TV? Ni iki wababwira muri rusange ko dukurikirwa n'abantu bari hirya no hino? Okay. Murakoze. Ikintu nge nabwira abantu bakurikira Imana Irahari TV, nibakomeze kuba bakanda subscribe ndetse banatere comment ku byo babonye twakoze imbere. Yego. Tunabashishikariza gusenga. Yego. Nk'uko bakurikira Imana Irahari TV, naho aho bari bose nyine bajye bumva ko Imana ihari iri kumwe nabo. Twumvise ko nyine n'Imana ikiza, n'ab'Imana ibakiza. N'ab'Imana ibakiza. Abarwaye na buri muntu wese utameze neza nyine. Harimo n'abarwayi nyine, kandi harimo n'abandi bari no mu nzu y'imbohe bafunze, kandi harimo n'abandi babuze ibyo kurya, harimo n'abana batoya babuze amafaranga yo kujya ku ishuri, babuze ibikoresho, hari n'abandi tujye tubona barara hanze. Abo bana ndagira ngo noneho dusoze ikiganiro cyacu mubasengera kugira ngo nabo bazabona uburyo bwo kujya kwiga. Urabona mwebwe mwamaze kugera kure muri segonderi, nabo nibuze bazige kandi nabo Imana izabahereza impano, kuko buriya impano Imana iguhaye impano abari kugira ngo ikubesheho, bari kugira ngo ikubesheho. Hanyuma rero reka mbaho umwanya kugira ngo nabo mubasengere, by'umwihariko ndashaka ko musengera bariya abana bandi batari kubona uburyo bwo kujya ku ishuri, batari kubona ibyo bifuza bagakwiye kuba babona. Karibu mwisengesha. Yego, murakoze. Ariko mbere ya byose hari icyo twabasha kuba twabanza nyine tukavuga abana, cyane cyane ku bana bangana nkatwe. Cyambere twababwira nyine ni ukubanza bakitonda, bakubaha ababyeyi kandi bagasenga Imana. Namwe babyeyi si ngombwa nyine kubwira abana banyu nabi, mwigishe nyine ugira ikintu mubwira. Reka dusenge. Uwiteka Mana nziza, ndagushima kuri Imana ikomeye, ndagushima kuri Imana itanga byose umuntu yifuza. Uwiteka rero muri kano kanya kanya Uwiteka turi abana turi imbere yawe. Uwiteka nkweretse babana Uwiteka batari hano hantu, nkweretse babana Uwiteka batari mu nzu,
bamwe barara ku mihanda. Uwiteka n'abandi bari mu nzu ariko babuze ubwishyu. Uwiteka data ndagira ngo ubane natwe. Uwiteka utanga amafaranga y'ishuri kuri bamwe mu babyeyi bacu, abana babashe kugenda kwiga. Twamenye yuko ijambo rye rivuga ngo Yesu nkurikiza, ubashe kunkurikiza, ubane nanjye, ugendane nanjye. Uwiteka amazinze nanjye nkubera umwana, nanjye umbera umushumba. Niyo mpamvu rero muri kano kanya dushaka Uwiteka kubana nkawe nk'abana. Icyo dusaba ni mwuka w'ubwenge, kuko twamenye yuko wahaye mwuka w'ubwenge. Uwiteka aravuga bikemera, yatambuka bikemera, yagenda Uwiteka bikemera. Ubane natwe rero, gendana natwe. Ndagushima kuri Imana ikomeye, ndagushima kuri Imana igerindira abayo, kugeza Kristo umwami wacu. Amen. Murakoze cyane, Imana yo mu ijuru ibahereza umugisha. Hanyuma mukomeze musenge kandi mwige mushyizeho umwete, yego, kuko Imana izabakorera ibikomeye. Yesu abahereza umugisha.